igihe cyose umuntu yatangiye nabi aba ameze navuga se ngo aba arimo ameze ati ikintu aba ari gukora bazasarura umuyaga, abazababazwa n'uburyo bwe yibeshye kandi yashoboraga gutangira ibintu neza inzira zigishoboka. Mbese bavandimwe, hari umuntu muri iri teraniro ushobora kuvuga ati njyewe ndashaka kugenda ngatekereza ku itangiriro ryanjye? tugiye kureba abantu b'Imana bagomba kubaho mu gihe isi izaba irimo isoza, igisekuru cya nyuma kigomba kuzava muri iyi si kikajya mu ijuru. Hari abantu benshi bagiye bayoboka Imana kuva iyi si Imana yayirema, ariko tugiye kuzirikana cyane abantu bagomba kubaho mu gihe iyi si izaba igeze ku musozo. Turasoma mu gitabo cy'Ibyahishuwe mu gice cya 14, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 5, maze iyo 50 tuyiganireho, kandi umuntu wese asaba Imana kumufasha guhagarara mu ruhande rwiza no mu murongo mwiza kugira ngo Imana imuhe umugisha. Umutwe w'amagambo uhanditse uravuga ngo umwana w'intama n'abo yacunguye bari ku musozi wa Siyoni. Nuko ngiye mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abantu 1,000 n'inzove enye n'ibihumbi 4 bafite izina rye n'izina rya se yanditse mu ruhanga rwabo. Numva ijwi rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane, kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima 4 na ba bakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu 1,000 n'inzove enye n'ibihumbi 4 bacunguwe ngo bakurwe mu isi. Umurongo wa 4, abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari, abo nibo bakurikira umwana w'intama ahajya hose, bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mu kanwa kabo ntihabonetse ibinyoma kuko ari abaziranenge. Aba ni abantu badasanzwe banditse muri Bibiliya, abantu bagomba kuzava muri iyi si igihe Yesu azaba agarutse, abantu bafite umwihariko ku bantu bose bazajya mu ijuru, abantu 144,000. Impamvu ntekereje kuganira namwe aya magambo nuko aya magambo ashobora kuba tureba kurenza uko yarebaga abandi bantu bakurikiye Imana bo mu binyejana byashize, kuko aya magambo birashoboka ko bamwe mu bicaye ahangaha bashobora kuzaboneka muri aba bantu banditse muri uyu mugabane, muri uyu mubare wanditse ahangaha, cyane cyane ko aba bantu ntabwo ari abo mu gisekuru kindi kizabaho kera, ahubwo ni abantu bagomba kubaho ukurikije uko ubuhanuzi buvuga mu bariho muri twebwe uyu munsi. Niyo mpamvu rero kuganira nabo namwe iby'aba bantu bashobora kuzaba bamwe muri twebwe ni ingenzi cyane. Iyo dusomye muri Bibiliya ku isomo badusomeye ry'urufunguzo ryo mu Byahishuwe mu gice cya 7, bongeye kugaruka kuri aba bantu bavugaho ikintu gikomeye, aho bavuze yuko abamarayika bafashe imiyaga kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu nyanja, hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa ku giti cyose, ngo Imana itaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Maze ku murongo wa 5 wa 4 bavuze ngo Yohana yagiye kumva yumva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 1,000 n'inzove enye n'ibihumbi 4 nibo bashyizweho ikimenyetso bo mu miryango yose y'Abisiraheli. Bibiliya rero ivuga yuko imiyaga ifashwe ku mpamvu imwe. Ntabwo imiyaga ifashwe kugira ngo abantu bazajya mu ijuru baboneke, kubera yuko kuva isi yaremwa Imana yagiye ibona abantu benshi biteguye kujya mu ijuru, uhereye kuri Adamu kugeza na kera abantu benshi bavuye mu mubiri kandi bazajya mu ijuru. Ariko imiyaga irafashwe kugira ngo Imana ishyire ikimenyetso ku bantu bayo, kandi abo bantu bagomba gushyirwaho ikimenyetso umubare wabo waravuzwe. Yohana arawumva ngo ni 1,000 n'inzove enye n'ibihumbi 4 nibo bashyizweho ikimenyetso, kandi nibo batumye imiyaga ifatwa uyu munsi ngo uwo mubare ushyirweho ikimenyetso.
iyo dusomye mu bitabo by'umwuka w'abantu ziratubwira ngo igihe umuntu wa nyuma azaba amaze gushyirwaho ikimenyetso muri uyu mubare, marayika ushyira ikimenyetso azahita azamuka ajye mu ijuru, abwire Yesu wicaye ku ntebe y'imbabazi ngo uracyakora iki se, kandi ko gahunda yari itegerejwe noneho yuzuye. Ubu abera bamaze kubarwa kandi bamaze gushyirwaho iki? Bamaze gushyirwaho ikimenyetso. Ya gahunda yari itegerejwe noneho irasohoye, babera bamaze kubarwa, wa mubare wari utegerejwe wuzuye. Ubu buri muntu wese ikimenyetso cye kimuriho, kandi nibwo Yesu azahita ahaguruka avuga amagambo akomeye ngo bigenje bite, birarangiye. Ni nabwo iyi miyaga izahita irekurwa, kandi iyi miyaga kurekurwa kwayo ikintu kizakurikira kizagaragaza ko yarekuwe ni ibyago birindwi. Gufatwa kw'iyi miyaga birinze ikintu kimwe gikomeye cyitwa ibyago birindwi, kandi nirekurwa ibyago birindwi bizahita bisohora. Aba bantu bo badasanzwe bagomba kubaho mbere y'uko Yesu agaruka, kandi bagomba kuzasohoza kuzasanganira Yesu ari bazima badaciye urupfu iryera. Abantu imiyaga ifashwe kugira ngo bashyirweho ikimenyetso, bakaba batumye mu isi yose umutekano uhari. Reka mbabwire, umutekano uri mu isi twese tuwukesha aba bantu barimo bashyirwaho ikimenyetso. Iyo usomye rero mu Byahishuriwe mu gice cya 14 uhasanga amagambo akomeye. Haranditse ngo nuko ngiye kubona mbona umwana w'intama ahagaze ku musozi wa Siyoni, ahagararanye n'abana agahumbi n'inzovu enye n'ibihumbi bine, bafite izina rye n'izina rya se yanditse mu ruhanga. Iki kintu kivuga ngo bafite izina rye n'izina rya se yanditse mu ruhanga rwabo, ni nacyo nyine cyanditse mu Byahishuriwe mu gice cya 17 havuga ngo ntimubabaze isi cyangwa inyanja tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Izina rya Data wa twese n'izina rya Yesu biri mu ruhanga, no gushyirwa ikimenyetso mu ruhanga bivuga ikintu kimwe, byose birenguriza ku kwakira imico y'Imana mu mitima yacu. Uwo murimo ukomeye urimo urakorwa n'abamarayika, kandi bigatuma nanone imiyaga ifatwa kugira ngo uwo murimo urangire. Kandi ndajya mbabwire yuko uyu murimo ukurikije igihe watangiriye uri hafi kugera ku musozo. Dukwiriye rero kubitekereza cyane. Hari amasomo atatu tujya dutekereza. Irya mbere ni iri ngiri rivuga yuko bari bafite izina rya Yesu n'irya Data wa twese yanditse mu ruhanga. Irya kabiri ni rivuga yuko hagomba gushyirwa ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Irya gatatu byanditse mu Bibiriya mu gice cya 8 ahavuga ngo nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo, mu bwenge bwabo niho nzayashyira. Icyo kintu nacyo kirarenguriza kuri icyo kintu cy'imico y'Imana mu mitima yacu. Imana igomba kubona abantu mu isi bafite imico yayo. Kubera iki Imana ikeneye aba bantu byanze bikunze? Ubundi hari ikintu kimwe Satani yavuze cy'ikirego, kandi yavuze yuko gukiranuka bidashoboka, imico y'Imana itaba mu bantu ngo byemere. Yavuze ko Imana ibisaba abantu ku mpamvu imwe, ngo ibashakeho urwitwazi barimbure, kuko nayizi yuko ikintu ibasaba kidashoboka. Imana rero igomba kubona abantu bo kwitsindishiriza, bagomba kugira imico y'Imana, kugeza ubwo abo bantu Imana izabaha Satani ikabamuhaho uburenganzira ngo abakoreshe ikintu cyose ashaka, ngo abagerageze mu mbaraga ze zose no mu bushobozi bwe bwose, agerageze kwizera kwabo uko abishoboye, ngo ahamye niba koko Imana yabibeshya cyangwa yabivuga ukuri. Ikintu kizatangaza Satani ni uko uzabona abantu badashobora gutsindwa, badashobora kuva ku ruhande rw'Imana, nubwo Satani yaba bagerageje mu buryo bukomeye cyane. Ndagira ngo mbabwire ibintu bigera muri 6 Elina White yanditse, aba bantu 144 bazaba bahuriyeho na Yesu. Ibintu 6 twabyize mu byigisho twigeze twiga kera cyane mu myaka ya 800, ariko nanone byanditse mu bitabo by'umwuka w'ubuhanuzi. Buri kintu cyose ndababwira igitabo cyanditsemo. Ibintu 6 bihuza Yesu n'abantu 144. Mbere yuko mbisoma, reka tubanze dusoma umurongo wa 2. Numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru rimeze nk'iry'amazi menshi asuma, kandi nk'iry'inkuba ihinda cyane,
kandi iryo jwi numvise ryari rimeze nk'iry'abacuranzi bacuranga inanga zabo, baririmba indirimbo nshya imbere ya ntebe y'ubwami n'imbere ya bya bizima bine na ba bakuru. Nta muntu wabashije kwiga iyo ndirimbo keretse ba bantu agahumbi n'inzove enye n'ibihumbi bine. Ubu ndagira mbabwire ngo turimo turavuga ibigwi by'aba bantu. Icya mbere mu bigwi byabo ni uko izina rya Data wa twese n'izina rya Yesu yanditse mu ruhanga rwabo, ni umwihariko wabo. Icya kabiri Bibiliya iravuga ngo nta wundi muntu uzaririmba iyo ndirimbo keretse abo bantu agahumbi n'inzove enye n'ibihumbi bine. Ikibazo dukwiriye kwibaza ni iki? Indirimbo abantu 144 bazaririmba izaba imeze iti? Bazayiririmbira nde? Ni kuki abantu 144 aribo bonyine bazaririmba iyo ndirimbo? Igisubizo ni indirimbo igaragaza imibereho bagize. Abantu 144 bazaririmba imibereho bagize. Abandi bantu ntibigeze bagira iyo mibereho, ni nayo mpamvu batazaririmba iyo ndirimbo. Ndagira mbabwire yuko kujyana abandi bantu muri iyo korari bimeze nko gufata umuntu utarigeze urepeta ukamujyana muri korari ngo aririmbe. Abo bantu 144 bazaririmba imibereho bagize, kandi iyo mibereho nta wundi muntu wigeze uyigira. Bari bararenganijwe mu buryo bukomeye, bari barabwiwe ko no gupfa bashobora gupfa, isi yari yarabarakariye, ariko umunezero wabo mwinshi urasohoye, babonye Kristo atungutse ku bicu. Aba ni abantu itsinda rigomba kubaho. Reka mbabwire, iyo turimo dusoma imibereho y'aba Daniyeli banditse muri Bibiliya, turibaza tuti twagera dute kuri iyi mibereho ikomeye? Iyo dutekereje amateka y'aba Yeremiya twumva biturenze, iyo dutekereje amateka y'aba Eliya twumva biturenze. Ariko nitujya mu ijuru, abamarayika abo mu masa ataracumuye ntabwo bazaba barimo gushaka ahantu Daniyeli yicaye ngo bamubaze uko urugendo rwe rwagenze. Ntabwo bazaba barimo bashaka Eliya yicaye cyangwa Yeremiya, bazaba barimo bashaka abantu bavuye muri urya mubabaro mwinshi, abantu barokotse ibyago bikomeye, abantu bahuye n'umujinya wa Satani utavanzemo imbabazi, abantu barwanye na Satani Yesu atakicaye ku ntebe y'imbabazi maze bakamunesha. Abantu bazava muri iyi si mu minsi ya nyuma bazaba bari sipesiyare, kandi bazaba bafite umwihariko, kandi nabo mu masa ataracumuye bazabatangaza, n'abamarayika batakoze icyaha bazatangara, bazababaza ukuntu banyuze muri urwo rugamba, bazababaza ukuntu iyo ntambara bayinesheje, bazaba bafite amatsiko yo kumva uko ibintu byabagendekeye, kandi bazashima Imana. Ibintu bitandatu bihuza Yesu n'abantu 144 ni ibihe? Icya mbere, Yesu ntiyagize umuhuza, umutambyi cyangwa umuburanira. Umve ibyo ari nawe tavuga kuri Yesu igihe ari mu gashyamba ka Getsemani, yaravuze ngo yifuje kugira umuhuza. Mu gitabo cy'ubifuzwa ibihe byose page 686 havuga ko igihe Yesu yari mu gashyamba ka Getsemani, hagati ye n'Imana hari hacitse umworera, abona atakibona mu maso ha Data wa twese, arimo atekereza ikiguzi bimusaba mu gucungura umuntu, abwira Imana ati Data, niki kigenje gute? Niki kikundekesheje? Yesu n'abahani 144 bafite ikintu kimwe bahuriyeho, kitari kimwe. Icya mbere nuko babayeho hagati yabo nta muhuza, nta n'umutambyi, nta n'ubaburanira. Mwumva ibyo ari nawe yavuze ku bantu 144 bazaba ariho ubwo igihe cy'imbabazi kizaba kimaze kurangira. Muri icyo gihe cy'akaga, abantu bakiranuka bazaba barebwa n'ijisho ry'Imana, batagira ubavuganira, Kristo nk'umutambyi cyangwa umucamanza. Mu ntambara ikomeye page 614 niko wanditse mu gitabo cyitwa mu cyigisho cyitwa umubabaro wa Yakobo. Hari ubwo igihe kizaza ubwo abakiranutsi bazaba badafite ubavuganira mu buturo bwo mu ijuru, ariko haranditse ati turashima Imana ko nta gihe kizabaho umwuka wera atagikorera ku isi. Ariko Yesu nahaguruka ku ntebe y'imbabazi, Bibiliya itubwira yuko atazahita aza mu isi, ahubwo hari igihe azamara yahagurutse ku ntebe y'imbabazi kandi ataranaza mu isi. Sibyo? Satani yahawe uburenganzira ku bantu bakiranuka
kuko yavuze ko gukiranuka bidashoboka ngo abagerageze mu mbaraga ze zose no mu bushobozi bwose, maze nawe agira icyo abavugaho. Ikintu cya mbere gihuza Yesu n'abantu 144, nta muhuza, nta mutambyi, nta n'ubavuganira. Yaba kuri Yesu byarabaye no ku 144 bizagenza bite? Bizabaho. Icya kabiri, Yesu ntiyigeze akora icyaha. Ni ikintu cya kabiri gihuza Yesu n'abantu 144. Ellen White yaravuze ati, iyo umwana w'intama w'Imana Yesu agira ikizinga kimwe cy'icyaha mu mibereho ye ari umuntu, aba yarabaye ituro ritaboneye. Iyo atsindwa n'ikigeragezo gikomeye, umuntu ntaba yarakijijwe. Iyo Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana agira ikizinga kimwe cy'icyaha ari umuntu, iyo atsindwa n'ikigeragezo kimwe, aba yarabaye ituro ritaboneye. Igitambo cye kiba cyaragenje gute? Cyaremewe. Umuntu mwumva ibyo nawe tavuga ku bantu 144 yaranditse kuri iyo ngingo yo kuba Yesu atarakoze icyaha. Yaranditse ati, umuntu umwe naramuka afite ikosa atanesheje, ururembo rw'umurwa wera ntiruzamukingukira. Reka mbabwire bene data bashiki banjye ngo Satani yifuza ko ibyaha byacu bikomeza kwandikwa mu bitabo byo mu ijuru tutabyihannye, ngo abantu bameze batyo bakemera ko icyo kintu gikomeza kubaho, ngo amasengesho yabo azaba ari ugutakira ingoyi kandi ntago azumvirwa igihe bazaba ari mu gihe cy'akaga n'umubabaro. Ijambo ry'Imana ryita umubabaro wa Yakobo uzanyurwamo n'abo bantu 144. Yesu ntiyigeze akora icyaha, n'abantu 144 nta cyaha bazaba bafite. Icyo ni ikintu cya kabiri gihuza Yesu n'aba bantu. Icya gatatu, Satani yarwanije Kristo ashikamye. Satani yarazi ko agomba gutsinda cyangwa gutsindwa by'iteka ryose, kandi yarazi ko ibyo bintu bishingiye mu gutsinda Yesu cyangwa mu gutsindwa na Yesu. Igihe Yesu yari i Getsemani, nta wundi muntu mu isi n'umwe Satani yarwanyaga Yesu gusa, kuko yarazi ko amateka y'abantu yose ashingiye ku gutsinda kwa Yesu cyangwa ku gutsindwa kwe. Byatumye arwanya Yesu ashikamye cyane. Haranditse ngo Satani yakoresheje imbaraga ze zose yibasira umwana w'Imana. Satani yakoresheje intwaro yose yo mwirimbukiro ubwo yibasiraga Kristo. Reka mbabwire, nta ntwaro Satani yigeze azigama ngo avuga atahari nzayikoresha ubutaha mu rundi rugamba. Intwaro yose Satani ashobora gukoresha yayikoresheje kuri Kristo mu rugamba rwe rwa nyuma ruheruka, azi neza yuko ariho gutsindwa kwe by'iteka ryose gushingiye no gutsinda kwe by'iteka ryose ariho kugenje gute. Azi ko amateka y'umuntu yose ashingiye ku cyemezo Yesu ari buze gufatira muri urwo rugamba. Kandi reka mbabwire, Satani arabizi neza yuko Yesu igihe yavugaga ati, data niba bidashoboka ko iki gikombe kindenga ngo kereka nkinywereyeho, ibyo ushaka bari byo bigenza bite. Satani arabizi neza ko yatsinzwe kandi by'iteka ryose. Arabizi neza ko urugamba rwe rwamutsinze. Kandi kuri iyo ngingo ivuga ngo Satani yarwanije Kristo ashikamye, akoresha intwaro yose yo mwirimbukiro, akoresha imbaraga ze zose. Satani azongera akoresha imbaraga ze zose mu ntambara ikomeye iheruka iri hagati yo gukiranuka n'icyaha. Izo mbaraga za Satani zizakoreshwa zose ahantu habiri gusa, ni kuri Yesu no ku bantu 144. Nanone azongera akoresha intwaro yose yo mwirimbukiro, azongera akoresha imbaraga ze zose yibasiye ubwoko bw'Imana, ashaka kuvuguruza yuko gukiranuka kudashoboka. Cyo ni cya gatatu. Ikintu cya kane, ku musaraba abantu batutse Yesu. Baravuze bati, yiringiye Imana ngaho nimukize nonaha nibimukunda. Mu minsi iheruka imibabaro yabo, abantu bakiranukira Imana bazumva inkozi z'ibibi zishima. Abantu bakiranukira Imana bazumva abantu batayikiranukira bavuga bati, none se kwizera kwanyu kuri he? Kuki Imana itabagoboka ngo ibakize amaboko yacu niba muri ubwoko bwayo? Icyo ni icya kane. Icya gatanu, kugeragezwa kwa Kristo byabyaye imico iboneye. Umurimo wose Satani yakoraga wo kwibasira no kunesha Kristo werekanaga gusa imico iboneye ya Kristo mu mucyo urushijeho kubonera. Sibyo?
ukwibasira abantu bo mu minsi y'imperuka kwa Satani kwagaragaje imico yabo iboneye, uko akaga kazarushaho kwiyongera n'akarengane kakaba. Umukristo utarihana by'ukuri azacika intege maze areke kwizera kwe. Nyamara umukristo nyakuri azashikama nk'urutare, kwizera kwe kuzarushaho gukomera, ibyiringiro bye bizarushaho kwiyongera kuruta uko byari biri mu minsi y'amahoro n'umunezero. Reka mbabwire, ibi bintu birakomeye cyane kandi bikwiriye kudutera ibyiringiro. Uko abana b'Imana bazarushaho guhura n'akarengane. Nawe yanditse amagambo akomeye mu gitabo cyitwa Abahanuzi n'Abami, ku cyigisho gifite umutwe uvuga ngo mu mwuka n'imbaraga bya Eliya. Yaranditse ngo buri gihe inyenyeri zihora ziri mu kirere kandi zaka, ngo ariko kubera yuko nanone haba hari umucyo w'izuba utumye biba biri ku manywa, izo nyenyeri ntizishobora kugaragara. Ngo n'abakiranutsi bahora bari ku isi, ngo ariko ngo igihe umwijima uzaba umaze kubudika, akarengane kamaze kuba kenshi, ngo Imana nibwo izagaragaza ko ifite abantu mu isi badashobora kuva ku murongo wayo. Ngo muri Afurika mu mfuruka zijimye z'isi, ngo Imana ihizigamiye abantu, ngo abo bakiranutsi bazagaragara mu gihe ibintu bizaba bikomeye, kandi nibwo bazagaragaza ko bahisemo Imana. Abantu bazaba batarahisemo Imana neza, abantu bazaba baragiye hagati na hagati, akarengane nikarushaho gukaza umurego, ngo kwizera kwabo kuzacogora, babona ibyo bintu birenze ibyo bashobora kwihanganira, maze bagamburure. Kandi reka mbabwire, kugira ngo tugere kuri ako karengane gakomeye, Imana igomba kubanza kudutegurira imibabaro yoroheje, nk'uko bigendekera umunyeshuri uko agenda azamuka mu ntera, kugira ngo yitegure kuzakora ikizamini giheruka gishobora kuzamuhesha impamyabushobozi. Natwe tugomba gutangira guhura n'akarengane, tugahura n'ingorane zoroheje, ngo zidutegurire kuzagera mu ngorane ziruta izindi, twarahawe imbaraga kandi twarahawe ubushobozi n'Imana yacu. Iyo ngingo iravuga ngo kugeragezwa kwa Kristo byarushijeho kugaragaza imico ye iboneye. Iyo Kristo atageragezwa cyane, imico ye iboneye ntiyari kugenza gute? Ntiyari kugaragara neza. Ariko igihe bamushinyaguraga, muzabisome neza, murebe umuntu wamuciriye amacandwe mu maso, murebe umuntu wamuteye icumu, murebe ukuntu yitwaye, nibwo ubona ko imico ye iboneye yarushijeho kugaragara mu gihe yarushagaho kugeragezwa. N'ubwoko bw'Imana niko bizabugendekera. Ikintu cya gatandatu gihuza Yesu n'abantu 144, Kristo yarangije umurimo Imana yamuhaye gukora. Binyuze mu bigeragezo byinshi no mu mibabaro myinshi, umurimo Yesu yagombaga gukorera umuntu wararangiye. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ubwo igihe cyo gucungurwa kw'abana b'Imana kizaba kigeze, mu bigeragezo n'imibabaro bazaba baranyuzemo, bazaba barakoze umurimo Imana yabashinze kandi bazaba barawurangije. Ibi bintu bitandatu bihuza Yesu n'abantu 144, abantu bagomba gukomoka muri iki gisekuru cyacu, abantu tutavuga yuko bazakomoka mu kindi gisekuru ukurikije aho ubuhanuzi bugeze. Abantu marayika afashe imiyaga kugira ngo ikimenyetso cy'Imana ntigishyirwa ku muntu umunsi umwe, kuko ikimenyetso cy'Imana kiracorwa. Ikimenyetso cy'Imana ni imico yayo, kandi kuva umunsi umuntu yihanye ibyaha bye akababarirwa, umunsi umuntu ababariwe, Imana ihita itangira gushyira ikimenyetso mu ruhanga rwe, aricyo cyitwa kurema imico yayo mu mutima we. Kandi ibyo bintu Imana ibikora irimo ihindura umuntu. Imana iyo imaze kubabarira umuntu, ihita itangira umurimo wa kabiri wo gushyira ikimenyetso mu ruhanga rwe, igatangira kugishushanya, igatangira kugicora, kuko kidashyirwa mu muntu umunsi umwe, ahubwo ni urugendo rutangira igihe umuntu amaze kubabarirwa, nibwo icyo kimenyetso gitangira gushyirwa mu ruhanga. Imana ikaba ifite ibikoresho igomba gukoresha ngo iyo mico y'Imana ibe mu muntu wabyawe n'umugore. Niyo mpamvu tutagomba kudesova Imana. Reka mbabwire, Imana iradutsindishiriza, ariko ikadutsindishiriza ku mpamvu imwe, kugira ngo natwe tuzayitsindishirize. Imana idutsindishiriza igihe tubabarira, twebwe tuyitsindishiriza igihe duhindutse. Ni ukubera iki guhinduka ari ugutsindishiriza Imana? Ni uko Satani yavuze yuko guhinduka bitagenza bite? Yavuze ko bidashoboka, yavuze ko ibyo bintu ari amategeko y'amananiza Imana yashyize ku bantu. Yabwiye abamarayika ati dore iby'Imana byarananiye ndi marayika, Adamu biramunaniye yaravuye mu biganza by'Imana. Guhinduka ni ugutsindishiriza Imana,
kandi Imana itsindishiriza umuntu wese imubabariye, ariko ikamutsindishiriza ku mpamvu imwe, kugira ngo nawe azatsindishiriza Imana. Mbese ni bande biteguye gutsindishiriza Imana mu rugamba rukomeye ubw'umwanzi azaba arimo ahinyuza kwizera kwabo, ubwo azaba arimo ahinyuza gukiranuka kwabo, avuga turimo urababeshyera ntabwo bakiranuka, nk'uko yabikoze kuri Yobu? Mbese ni bande bazaba biteguye guhagarara ngo batsindishirize Imana, bagaragaze ko Imana ari ntabera kandi itabeshya? Ndabyifuriza umuntu wese uri muri iri teraniro. Ibi bintu rero mubizirikane cyane, bihuza Yesu n'abantu 144, kandi Yesu n'abantu 144 bahuje urugamba. Njya nibuka igihe Yesu yari i Getsemani, ngo abamarayika baramwitegereje babona neza agiye gutsindwa, babwira Imana bati reka dutabare, Yesu agiye gutsindwa birarangiye. Ngo Imana yarababwiye ngo Yesu niwe wasabye gupfira umuntu, nimumureke apfira umuntu. Muzasoma igihe Yesu yari ari ku musaraba, ngo hari igihe cyageze maze umusaraba ubundikirwa n'umwijima ukomeye, umwijima udashobora kugira ijisho na rimwe riwumena ngo ribone Yesu. Uwo mwijima ngo warabanje ubudika ahantu hose, ariko urangije ahandi hose haratamuruka, usigara ubuditse ku musaraba wa Yesu wonyine. Imisaraba iri kumwe n'umusaraba wa Yesu nta mwijima uyiriho, ngo umusaraba wa Yesu ari wenyine umwijima ubuditseho, kandi uwo mwijima ngo wari umwijima urenze ijoro, umwijima udashobora kugira ijisho nubwo ryaba rireba riti riwumena ngo rirebe Yesu. Yesu ngo muri uwo mwijima yari arimo yiranguza ibintu bisigaye mu gikombe cy'umujinya w'iki w'Imana. Imana yabwiye abamarayika ngo Yesu ntabwo aranywera kuri cya gikombe. Igihe nanone ngo aba bantu bazaba bari mu kaga, abamarayika ngo bazongera babwire Imana bati Mana, bariya abantu baratsinzwe birarangiye, dufashe tujye kubatabara. Ngo Imana izababwira ngo ntibaranywera kuri cya gikombe, kandi ntabwo barabatizwa wa mubatizo, ariko bazanesha. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome umurongo wa 4, Byashuwe 14 umurongo wa 4. Turimo turasoma abantu badasanzwe, abantu bagomba kujya mu ijuru batandukanye n'abandi bazajyayo, kandi bagomba guturuka muri twebwe. Umurongo wa 4, abantu 144 bagiye gukomeza kubavuga ibigwi. Ikindi kigwi cyabo kiri ku murongo wa 4, abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari. Abo nibo bakurikira umwana w'intama ahajya hose, bacunguriwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Mbese kuba batarandujwe n'abagore bivuga iki? Biravuga ngo batandujwe n'abagore, bisobanurwa ngo batahindanijwe n'abagore. Ibihe byinshi umugore yagiye akoreshwa muri Bibiliya mu buryo bugereranya itorero, si byo se? Umugore uboneye wanditse mu Byashuwe 12 avuga itorero ry'Imana ry'ukuri. Umugore utaboneye witwa maraya wanditse mu Byashuwe 17 avuga itorero ry'ibinyoma ryitwa maraya. Papa n'amatorero anyuranye y'abaprotestani akurikira papa, byombi byagereranijwe n'umugore utaboneye n'abakobwa be, nk'uko byanditse mu Byashuwe igice cya 17. Kuvuga ko batandujwe n'abagore bivuga iki? Umugore mu buhanuzi avuga itorero. Mu Byashuwe tuhagira abagore babiri. Umugore wa mbere yanditse mu Byashuwe igice cya 12, umugore n'ikiyoka niko titire y'icyo gice cya 12 ivuga. Umugore wa kabiri yanditse mu Byashuwe 17, titire avuga ngo ibyamara bihetswe n'inyamaswa itukura. Yaba umugore wanditse mu Byashuwe 12 avuga itorero ry'Imana. Ibimenyetso biri kuri uwo mugore nicyo bivuga, kuko uwo mugore yari yambaye izuba, ukwezi kwari munsi y'ibirenge bye, yari yambaye ikamba ry'inyenyeri 12 ku mutwe we, kandi yari atwite, yari arimo ababazwa n'ibise, kandi yari arimo atakishwa nabyo. Ibyo byangombwa byose ndagira mbabwire ko itorero ry'Imana ni umugore nk'uko n'abandi ari abagore. Ibyangombwa byose umugore yuzuza n'itorero rirabyujuje, ndetse nk'uko itorero ribyara n'itorero rirabyara. Niyo mpamvu n'uwo mugore yari atwite,
kandi igitorero riba rihangayikishijwe n'agakiza k'abanyabyaha rigategura amateraniro nk'aya ngaya, buri itorero riba ritwite, umugore aba atwite ari kubise, arimo ababazwa nabyo. Mu byahisho 17 hari undi mugore utambaye izuba ahubwo wambaye imyenda y'imihemba. Uwo mugore we yicaye ku nyamaswa itukura yuzuye amazina yo gutuka Imana, afite izina mu ruhanga ryanditse ngo Babuloni ikomeye, nyina w'abamaraya bose kandi nyina w'ibizira byo mu isi byo. Uwo mugore afite igikombe cy'izahabu cyuzuye ibizira n'imyanda y'ubusambanyi bwe. Kandi ndagira mbabwire yuko umugore wanditse mu byahisho 17 avuga papa n'amatorero anyuranye y'abaprotestani yakurikije papa. Niko hano mbasomeye havuga, haranditse ngo papa n'amatorero anyuranye y'abaprotestani akurikira papa byombi byageranijwe n'umugore utaboneye n'abakobwa be. Yohana yavugaga ibya papa n'amatorero anyuranye y'abaprotestani igihe yandikaga mu byahisho 17 kuva ku murongo wa mbere. Nibyo yavugaga. Abantu 144 ni abari, sibyo? Abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari, kubera ko imirongo yo mu byahishuwe yagiye ikoreshwa mu buryo bwo kugereranya. Aha ntituvuga nanone abari mu buryo busanzwe, nk'uko umugore uvugwa atari umugore usanzwe, no kuba bari kw'aba bantu nabwo ntabwo ari mu buryo bugenje gute, ntabwo ari mu buryo busanzwe. Iyo biramuka bibaye abari mu buryo busanzwe dusanzwe tuzi, iyo mirongo yabirusanyije n'indi yanditse muri bibiriya ivuga yuko ubukwe ari ubwera. Kuko reka mbabwire, buriya Yesu azaryishyira rimeze nk'umwari utunganye, utagira ikizinga cyangwa ibara cyangwa umunkanyari, kandi uwo mwari ni uyu ndi gusoma. Iyo biramuka bibaye abari mu buryo dusanzwe tuzi, iyo mirongo yabibusanye n'indi ivuga ko ubukwe ari ubwera, kandi kubana kw'abashakanye ko kwemewe n'Imana. Bitwa abari, reka mbabwire ikintu cyatumye bitwa abari, iki kintu ndashaka ko mukizirikana. Bitwa abari kuko bitandukanyije na papa n'amatorero anyuranye y'abaprotestani yamukurikiye. Banze kugira n'isano iyo ari yo yose na Babuloni, idini y'ibinyoma, n'abakobwa bayo, mu gihe byabaye ibikoresho bya Satani mu murimo uheruka wo kurimbura ubwoko bw'Imana. Icya kabiri, biswa abari kubera ko bari bafite kwizera kuboneye. Kugira ukwizera kuboneye bisaba ko umuntu amenya ukuri, kandi agaha umwuka wera ugereranywa n'amavuta umwanya ngo ahindure uko kuri mu isano nzima ya gikristo umuntu afitanye n'Imana. Reka mbabwire ibintu bibiri bisabwa kugira ngo umuntu abe umwari. Icya mbere ni uko agomba kubaza ukuri. Icya kabiri ni uko agomba guha umwuka wera ugereranywa n'amavuta umwanya ngo ahindure uko kuri mu isano nzima uwo muntu afitanye na Kristo. Reka mbabwire, niyo mpamvu Yesu agomba kuzaryishyira iyi sano imaze kunoga. Mbese muzi impamvu umuntu yemera Kristo ntahita ajya mu ijuru? Ni ukugira ngo isano ye na Kristo umugabo we ishiremo agatotsi, ni ukugira ngo inoge, ni ukugira ngo irusheho kuba nziza. Niyo mpamvu twemera Imana ntitujye mu ijuru tukagumya tukaba mu isi. Niyo mpamvu Imana igeraho ikanakinguruka ibigeragezo bikatugeraho, ni ukugira ngo isano yacu na Kristo umugabo wacu irusheho kunoga, irusheho gushiramo agatotsi. Ni ukugira ngo abantu bose bamenye yuko ari we twahisemo kandi tubikunze. Ntibihagije yuko umuntu amenya ukuri, nubwo mbizi neza yuko kwizera guheshwa no kumva, ariko ntabwo kumva bihita bituma umuntu wese wumvise yizera. Oya, biswa bari kubera ko bari bafite ukwizera kuboneye. Kugira ngo umuntu agire ukwizera kuboneye bisaba ko umuntu amenya ukuri. Mbese hari umuntu ushobora kugera ku gukiranuka atazi ukuri? Oya, kwizera guheshwa no kugenza gute? Bisaba ko umuntu amenya ukuri. Kandi ibyo twebwe nk'abantu baraha icyo cyangombwa turacyujuje, kuko twebwe ntabwo turi abantu batazi ukuri. Twebwe turi itorero rizi ukuri neza. Dushobora kugusobanurira abatuye mu isi bose bakibaza ukuntu twakumenye bikabatangaza, kuko turi itorero rifite ukuri. Imana niyo yakuduhaye, ariko Imana ntiyifuje ko bigarukiraho. Kugira ngo umuntu yitwe umwari bisaba yuko amenya ukuri, kandi icyo cyangombwa tugenje gute?
turacyujuje. Ariko icya kabiri, agaha umwanya umwuka wera ugereranywa n'amavuta kugira ngo ahindure uko kuri mu isano nzima ya gikirisito afitanye n'Imana. Ngaho ruzingiye ingata, ngaho atuma dushobora kuba turi abadivantisite ariko tugasoza ducitsemo imigabane ibiri. Ni kuri iyo ngingo ya kabiri, agaha umwuka wera umwanya ngo ahindure uko kuri mu isano nzima ya gikirisito. Abatanu mu bakobwa 10, umva ikintu misegeraho kindi, nibo bari bafitanye iyo sano nzima n'Imana. Abandi bakobwa 5 ntibari bafite umwuka wera. Abo bantu bose 144 bagereranywa n'abakobwa 5 b'abanyabwenge, kuko abakobwa 5 nibo bonyine bari abari, nibo bari bafite ukuri kandi bafite n'isano nzima yakomotse muri uko kumenya ukuri bafitanye n'Imana. Abandi bakobwa 5 b'abapfu, kandi abakobwa 10 bose bagereranywa twe twicaye aha twese. Mbese abakobwa 10 harimo ba Gatolika, bagereranya twe twicaye aha abakobwa 10. Abakobwa 5 mu bakobwa 10 nibo bonyine bari bujuje ibyangombwa bibiri, bazi ukuri kandi barabahaye umwuka wera umwanya ngo ahindure uko kuri mu isano nzima ya gikristo bafitanye n'Imana. Abantu 144 bose bagereranywa n'abakobwa 5 b'abanyabwenge gusa, kuko bari bafite umwuka wera, amatabaza n'umwuka wera mu mitima yabo. Reka mbasomere itandukaniro ritandukanye abakobwa b'abanyabwenge n'abapfu muri Matayo mu gice cya 25. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo igice cya 25. Itandukaniro ry'abakobwa b'abapfu n'abanyabwenge ntabwo riri ku mirongo myinshi, ntabwo itandukaniro riri ku gusinzira, kuko abakobwa b'abapfu n'abanyabwenge bose bagenje bate? Barasinziriye. None itandukaniro ririhe? Reka dusome 25, dusome ku murongo wa 3. 25:3. Abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana n'amavuta. Uwo murongo murawumvise? Bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana. Mu matabaza niho bakomoye ukuri, ariko amavuta kugira ngo umuntu agire icyangombwa cy'akazi nuko aho umwuka wera umwanya. Amavuta ugereranywa n'amavuta, kandi abakobwa b'abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana n'iki? Ntibajyana n'amavuta. 4. Ariko abanyabwenge bo, iri jambo, iyi nyuguti bo ni itandukaniro rizira. Mbese niki cyabagize abanyabwenge? Ariko abanyabwenge bo bumvise abapfa ikintu cyabaraje inshinga n'ukujyana amatara, sibyo? Ariko reka wumve ikintu cyari kiraje inshinga abanyabwenge. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo, ni nayo bahereyeho. Kandi aha niho ubwenge bwabo bushingiye, sibyo? Hari isomo rivuga ngo aha niho hakwiriye ubwenge, ngo ufite ubwenge. Ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo, noneho hamwe n'amatabaza nabo bayafata ku nshuro ya 2 bajya gusanganira umukwe, sibyo? Ubu rero ndajya mbabwire bene data, amavuta yo mu mperezo ni amavuta akomeye cyane, atandukanye n'amavuta yo mu itara. Mbese mu mperezo ni hehe? Ni mu mitima yacu. Mu mperezo ni mu mitima yacu, aho dushobora kubika amavuta tuzakoresha igihe amavuta yo mu itara azaba atagikora. Bajyana amavuta mu mperezo zabo, hamwe n'amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Nigeze mbabwira igihe twigaga ibintu bivuga irembo, nababwiye ko muri gahunda y'Imana ikintu bita itangiriro kirakaze. Itangiriro ry'umuntu ryihishemo imbaraga z'iherezo rye, sibyo? Buriya niyo mpamvu uzajya ukora ikintu umuntu Pawulo yigeze yandikira abantu, yabwiye abantu ati muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data. Burya yarabwiye abantu ngo ntimukajye mutinda gusubiza amaso ku muhamagaro wanyu. Kubera iki?
umuhamagaro wanyu niwo wihishemo ibanga ryo kuzakomeza urugendo no kuzarurangiza. Umuntu ufite ikibazo mu muhamagaro, Pawulo avuze ati muzirikane guhamagarwa kwanyu bene data, kuko ab'ubwenge bw'abantu bahamagawe atari benshi, imfura zahamagawe si benshi, abakomeye bahamagawe si benshi. Ujye uhora uzirikana guhamagarwa kwawe. Igihe uzajya uba wumva ucitse intege mu rugendo rwa gikristo, wumva intege zigushizemo, hari ibanga rimwe ngiye kuzakumenera, ibanga ry'imbaraga. Jya uhita usubiza amaso inyuma ku muhamagaro wawe. Jya wibuka ukuntu Imana yaguhamagaye, ujya wibuka urugendo wagendanye nawe, ntabwo uzajya umenya aho imbaraga ziturutse, kuko mu muhamagaro hihishemo ibanga ryo kunesha. Aba bakobwa b'abapfu, ikibazo cyabo cyabereye mu itangiriro, igihe bafataga amatabaza ntibajyane iki, buriya niho ikibazo cyahise kibonekera. Iki kintu rero, kugira ngo umuntu abe umunyabwenge, kugira ngo umuntu bigaragare yuko ari umwari, bisaba yuko aba afite ukuri kandi agaha umwuka wera umwanya uwo abakobwa bapfu batigeze bagira, kugira ngo ahindure uko kuri mu isano nzima afitanye na Kristo. Ngo bari bashingikirije kwizera kwabo ku kwa bagenzi ba. Wari uzi ko mu bakobwa batanu buri wese yari afite ibyamubayeho ku giti cye? Ariko abakobwa bapfu ngo bari bashingiye kwizera kwabo ku kwa bagenzi. Hari amagambo nawe yanditse mu gitabo cy'ibihamya by'itorero, ariko ayo magambo yongeye kugaruka mu cyumweru cyo gusenga cyo muri 86 cyitwa kwitegura ijuru. Ayo magambo aravuga ngo neretswe igihe ubwoko bw'Imana bwari bugeze mu kaga. Hari ikintu cyatangaje Rina White. Ngo Rina White yatangajwe no kubona hari abantu b'abakristo benshi ariko batigeze bagira umurongo w'ibyo bizera kuva babaho. Ngo igihe bazaba bamaze gutandukanywa n'abo bahuje kwizera, ngo bari bonyine, ngo bazabazwa imyizerere yabo maze bajijinganye bananirwe kuyisobanura. Imana iha umugisha umuntu wese uri muri iri teraniro kugira ngo ashake uburyo aharanira guhagarara mu murongo mwiza, kugira ngo bizamugirire umumaro ku giti cye igihe Yesu azaba agenje ate, igihe Yesu azaba agarutse. Uyu murongo rero urakomeye. Uyu murongo wa kane usozwa uvuga ngo, umurongo wa kane usoza uvuga yuko aba bantu ngo babaye umuganura ku Mana. Haranditse ngo abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari, abo nibo bakurikira umwana w'intama hajya hose, bacunguriye mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Kuba umuganura bivuga iki? Kuba abantu 144 bariswe umuganura, abantu ba mbere batuwe Imana na Kristo, bifite ubusobanuro bwimbitse kandi birenze uko tubizi mu buryo busanzwe. Abantu b'Imana ba kera mu Bisiraheli baturaga Uwiteka umuganura w'imyaka yabo ya mbere. Byanditse mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 26 umurongo wa mbere kugeza wa 11, Umubare wa 23 umurongo wa 10 kugeza wa 17. Iryo turo ry'umuganura ryari rigamije gushimira Imana kubw'umusaruro. Kristo niwe muntu wa mbere wabaye umuganura, sibyo? Mu bapfuye yabaye umuganura mu bapfuye, maze azuka mbere y'abandi. Abandi bazazuka ni ukubera ko Yesu yazutse. Kristo niwe muntu wa mbere wazutse mu bapfuye. Ariko ikibazo ko muri Matayo igice cya 17 umurongo wa mbere kugeza wa 8 havuga ko Mose yaje aturutse mu ijuru ahagararana na Yesu ku musozi, aho Yesu yaherewe ubwiza burabagirana. Ni gute twavuga yuko Yesu ari wazutse bwa mbere kandi Mose yarazutse bwa mbere akajya mu ijuru akabana na Yesu mu ijuru igihe Yesu yazaga mu isi, maze Mose akaza kubonekera Yesu ku musozi? Cyo ni ikibazo. Yesu yazutse Mose amaze imyaka 1400 azutse, sibyo? Mose yari yarabanye na Yesu mu ijuru igihe kirekire mbere yuko Yesu aza kudupfira. Nyamara Mose yahawe uburenganzira bwo kuzuka mu bapfuye mbere ya Kristo, kubera ko Kristo yagomba kuzazuka byanze bikunze. Mu kuri Kristo niwe muganura w'abantu bose bazazurwa, ari abakiranutsi bari bariho mbere yo gupfa kwe cyangwa bapfuye nyuma yo gupfa kwe. Kuzuka kwa Mose, kuzuka k'umuhungu w'umupfakazi w'Inayini,
kuzuka k'umukobwa wa Yayiro no kuzuka kwa Lazaro bishingiye ku kuzuka kwa Yesu. Iri somo rivuga ko Yesu ari umuganura rimeze nka rya rindi rivuga ngo Yesu yaducunguye ku kuremwa abantu baribaza bati yaducunguye ku kuremwa kw'isi gute kandi uhere ku kuremwa kw'isi atarapfuye. Burya Yesu yere ku kuremwa kw'isi yarapfuye, kuko kwemera kudupfira niko kuba dupfira n'ubundi. Rero uyu ni umuganura ukomeye. Yesu ni umuganura, ariko Imana ifite undi muganura wanditse mu Byahishuwe mu gice cya 14 w'abantu bazaturwa Imana na Kristo, abantu bazajya mu ijuru badapfuye, abantu bazahamya yuko ibintu Imana yavuze byashobokaga k'ikimenyimenyi babishoboye, abantu bazatsindisha bagenzi babo babayeho mu kinyejana kimwe, bizatuma abo bananirwa kwisobanura impamvu batageze ku rugero kandi Imana yaragaragaje ko rushoboka, ikaba ifite n'abarugezeho. Ndagira ngo rero mbabwire ikintu gikomeye. Mu ijuru Yesu agiye kuzahagarara ari umuganura, ahagararanye n'undi muganura w'abantu bazaba bagiye mu ijuru badapfuye. Ikindi kintu bavuga kuri iyi ngingo yo ku murongo wa 4, abo nibo batandujwe n'abagore kuko ari abari, abo nibo bakurikira umwana w'intama hajya hose, bacunguwe mu bantu kugira ngo babe umuganura ku Mana no ku mwana w'intama. Umurongo wa 5, mu kanwa kabo ntihabonetse ibinyoma. Ibyo ni ibigwi kuko ari abaziranenge. Sibyo? Bivuga iki se? Tuzirikana amagambo ya Zefaniya, tujye kureba ikintu kiva mu kanwa kabo ntihabonetse ikinyoma. Abakomotse mu isi ntibazakora ibibi, habe no kuvuga ibinyoma. N'ururimi ruriganya ntiruzababonekaho mu kanwa kabo. Zefaniya 3:13. Abantu 144 bazaba bubahiriza itegeko rya 9 rivuga ngo ntugashinje ibinyoma mugenzi wawe, ntukabeshye cyangwa ubeshyera abandi. Elina White yaravuze ati ikimenyetso cy'Imana nikizashyirwa mu ruhanga rw'abagabo n'abagore babeshya cyangwa batitonda. Byanditse mu gitabo cy'ibihamya by'itorero umuzingo wa 5 page 216. Mbese Imana yaduhamagarira kugera ku murongo wo hejuru cyane. Yohana yongeye kugira ikindi kintu ngiye gusorezaho, yavuze kuri aba bantu 144, yaravuze ngo kuko ari abaziranenge, mu kanwa kabo ntihabonetse ikinyoma, kuko ari ijambo ry'urugiriki ryakoreshejwe hano, kuko ari abaziranenge rifite ubu busobanuro: abatagira ikosa, abatagira umugayo, abatagira ubusembwa, abatagira icyaha. Ni amagambo 4 bakoresheje. Iryo jambo nanone ryakoreshejwe mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 19. Reka tuhasome. Kuko ari abaziranenge byakoreshejwe ngo abatagira ikosa, abatagira umugayo, abatagira ubusembwa, abatagira icyaha. Ahandi hantu ushobora gusanga bakoresheje ubusobanuro bumeze nk'ubw'iryo jambo ni mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 1 umurongo wa 19. Havuga ngo iki? Ubusobanuro bw'iryo jambo bumeze nk'ubwo muri ririya. Haranditse ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi nk'ay'umwana w'intama utagira cyangwa ibara, ariyo ya Kristo. Ngiryo ijambo bivuga kimwe, rivuga ibyerekeye Yesu ngo utagira inenge cyangwa ibara, mbese ni ukuvuga ngo utagira icyaha. Abo bantu bagize umuganura w'Imana n'umwana w'intama bavuzweho amagambo yavuzwe ku mwami wacu Yesu Kristo. Mbese bari kuvugwaho amagambo meza kurutayo? Oya, abantu b'Imana bamaze kubona gukiranuka kw'Imana, none ubu barangwaho imico ya Kristo. Niyo mpamvu bafite ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga, niyo mpamvu izina ry'Imana n'izina rya Yesu yanditse mu ruhanga rwa. Kandi uwo murimo Imana iwutangira igihe tumaze kubabarirwa, igahita itangira gushushanya icyo kimenyetso, igatangira kugicora, igakoresha ibikoresho byayo byihariye, igatuma abamarayika bafata imiyaga kugira ngo icyo kimenyetso kirangize gucorwa mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Kandi igihe bizaba birangiye, marayika ufite iyo nshingano azajya mu ijuru kuvuga ko umurimo yarashinzwe warangiye, kandi ibyago 7 bizahita bisukwa mu isi, kuko uwo murimo ari utumye bihagarara uyu munsi. Ndagira ngo mbasomere amagambo asoza avuga ngo imico itagira amakemwa, intego Imana ifitiye abazakizwa mu minsi y'imperuka zirahanira.
ubuntu bw'Imana burahagije ku bantu bayo kugira ngo bagere ku ntego zayo zihanitse. Ntidukwiriye kugabanya ku by'Imana ishaka ngo tubigeze ku rugero rwo hasi abantu bashobora kugeraho. Imana ntiyigeze isezeranya ubwami abantu badakora ibyangombwa yandikishije. Kwizera gushikamye kwa Pawulo gushobora kuba kwacu. Reka mbabwire, ntabwo Imana izirefera ku murongo turiho ngo ize kuba ari wikoreraho. Niyo mpamvu mu kuganira sobanutse ngo kwizera ntabwo kutumanurira Imana, ahubwo twebwe kuratuzamura kukatugeza ku murongo Imana ishaka. Ntabwo kumanura Imana ngo ize yemera ibyifuzo byacu, ngo ize yemera umurongo turiho ivuge ngo ntacyo bitwaye, ahubwo se gusenga bimara iki? Biratuzamura bikatugeza ku murongo Imana yemera, umurongo ishaka, umurongo watuma tujya mu ijuru. Ndagira ngo mbabwire bene data, Imana ntiyigeze isezeranya ibyangombwa abantu badakora ubushake bwayo. Kandi kubw'ubushobozi bukomeye bw'ubuntu bw'Imana, muri twe dushobora kuba abantu bazinjira mu ijuru dufite imico itagira inenge cyangwa umunkanyari cyangwa ikindi kintu cyose gisa gityo, kandi Imana ibishoboza umuntu wese. Ndagira mbabwire ko iminsi turimo ifite ikintu cy'umwihariko kidasanzwe. Iyi minsi turimo irimo iratuma abantu b'Imana baheza inguni ku murongo wo gukiranuka, igatuma n'abanyabyaha bakeza inguni ku murongo wo gukiranirwa. Nimuzasoma muri iki gice turi gusomamo cya 14, ariko noneho mugasoma ku murongo wa 14 musomamo iby'imisaruro ibiri. Ibyo misaruro ibiri dusoza biravuga ngo iki? Biravuga ngo 14 mbona igicu cyera, no ku gicu mbona uwicayeho usa n'umwana w'umuntu wambaye ikamba ry'izahabu ku mutwe, kandi yari afite umuhoro utyaye mu ntoki ze. Marayika wundi ava mu rusengero arangura ijwi rirenga abwira uwicaye kuri icyo gicu ati, ahura umuhoro wawe usarure, kuko isarura risohoye kandi ibisarurwa byo mu isi byeze cyane. Iri jambo rivuga ngo kandi ibisarurwa byo mu isi byeze cyane niwo musaruro wa mbere, kandi ni w'abakiranutsi. Uravuga ngo abantu b'Imana bazaba ari abakiranutsi cyane, bazaba Imana yarabakuye mu ntege nke. Nawe yasobanuye umurongo aravuga ngo kugira ngo ibisarurwa byere, muri Palestina hagwa imvura ebyiri. Ngo imvura ya mbere igwa igihe imyaka imaze guterwa, ngo imvura ya kabiri igwa igihe imyaka igiye gusarurwa. Kugira ngo ibisarurwa byo mu isi kigere cyane, Imana yaduteganyirije imvura y'umwuka wera mu buryo bw'umuhindo, yaduteganyirije n'imvura y'umwuka wera mu buryo bw'itumba, kugira ngo duheze inguni tubi bisarurwa byeze cyane. Maze itangazo rizatangwe ngo ahura umuhoro wawe usarure, kuko isarura risohoye. Kandi ibisarurwa byo mu isi byeze bingana iki? Abo ni abakiranutsi. Ngiye kubabwira undi musaruro nawe uzaba uriho, nawe udateye urujijo. Uri ku murongo wa 17 uravuga ngo marayika wundi ava muri rwa rusengero rwo mu ijuru, nawe afite umuhoro utyaye. Hakurikiraho undi uvuye ku gicaniro ariwe mutware w'umuriro, arangura ijwi abwira wa mumarayika wundi ufite umuhoro utyaye ati, ahura umuhoro wawe uca amaseri yo ku muzabibu w'isi, kuko inzabibu zawo zinetse cyane. Reka mbabwire, ubu umuntu utarimo kongererwa arimo arakwa icyo yari afite. Ndagira mbabwire ko ubu mwuka wera arimo arakurwa mu isi mu buryo bwihuse. Abantu bamwe bagasigara badafite na gake, abandi bakawuhabwa mu buryo bw'akaburarugero. Ntabwo umwuka wera akurwa ku bantu bamwe ngo ajye mu ijuru, ahubwo akurwa ku bantu bamwe akajya ku bandi. Niyo mpamvu umurongo ugiye kuzigabanyamo kabiri, maze ku ruhande rwose ibisarurwa byo mu isi bibe byeze cyane. Abakiranutsi ari abakiranutsi cyane, n'abanyabyaha ari abanyabyaha cyane. Niyo mpamvu usabira umugisha umuntu wese uri muri iri teraniro, kugira ngo Imana imugirire neza, kuko Imana irimo gutegura aba bantu, kuko umurimo uri gukorwa mu ijuru ufitanye isano n'aba bantu. Nawe uze kubwira Imana tubugenderera abandi ntusige. Ndagira ngo mbasabe mutekereze ku ndirimbo tugiye gusoresaho 144 ivuga ngo nzamura ngeze aho wangendeye. Iyo ndirimbo iravuga ngo singifite umutima wo kuguma mu by'iyi si, ndashaka kujya mu ijuru. Kandi reka iryo sengesho ribe ry'umuntu wese uri muri uru rusengero, asaba Imana kugira icyo yamukorera, ayisabe atubwe umurimo wawe urimo urangira. Ndagira ngo nanjye utawurangiza utangezeho, kandi uwo mugisha ndawifuriza umuntu wese ushobora kuwiyifuriza kandi akawuharanira, mu izina rya Yesu.